Niki twavugana? Ese ibiryo nabiteguye hariya ku meza. Icyo wasabye byose kuva mu gitondo kugeza izi saha nturavuga, wicaye ahantu hamwe. Ni ikihe kibazo? Ni ikihe kibazo gihari? Ako Chantal, igihe naririye bino ubona ari ikintu byamenye. Ese ko umuntu agiye kugira ngo abeho, byaba bibishye, byaba biryoshye, byaba byabonetse, bagira ngo ubeho. Iyo uhagaritse kurya, ubuzima bwose burahagarara. Ese urashaka kwiyambura ubuzima? Burahagarara se kangahe? No kuba ngihumeka nsigaye numva nta kintu bimariye. Ariko mwagiye mushimira Imana koko. Kubuka aka kanya hari abari kwa muganga barimo bomboni, hari abavuyemo uruhu aka kanya, hari abaksida yishe batabigizemo uruhare. Ariko we mu gihe ugifite umwuka wo guhumeka, kuki wumva ko wakiyambura ubuzima cyangwa ukazana amaganya? Isi rega ni ikintu cyoroheje, twese twakabayemo nk'abagenzi. Nugira amahirwe ukabona ubyutse amahoro, ujye wishimira Imana. Ako Chantal, usa musaza wanjye uramuherutse? Shani? Ese Shani si umuntu mukuru usakuze? Ibyo ari byo byose ahari wenda ashobora kuba ari kwitekerezaho kubera ibibazo byinshi ari kugenda ahura nabyo. Ako ntabwo byagabaye ngombwa ko nawe wiyambura ubuzima kubera ko Shani atari kugaragara. Ese nawe uri kwiyumva gute? Mbona se ugicecetse nka mbere kandi ubu wakabaye wishimye. Bagira ko nsanze hano niciye muri salo yangu nisi. Wicaye wigunze uri wenyine, sinzi ibintu urimo kwibaza. Hano habandeze usibye abakozi baho kandi nabonye badakunda kuvugana n'abantu. Wagize ukansanga mu cyumba se twaba twibereye ku. Naje nsanga urajyana. Nuko nafunguye igihe cy'abana gukangura. None se urimo urumva mama wawe waramwakiriye bya nyabyo? Ariko yambabaje. Yambaje gusanga arwaye z'abana. Nahise shaka umubiri ubyara udahatse. Nahise numva nanibabari. Nyine nahise numva nshaka nirakari. Kuba naragiye nyine ntarigeze mwemera mbere. Nanjye singewe. Ntago yari wowe. Bakamenya akarwaye ziriya ndwara sinari kumunaniza. Ubu ntabwo ari wowe, natwe twese iyo tubimenya twari kuba twari kugusa Imana ishimwe, sibyo? Imana ishimwe byibuze ko ibintu byose birimo kugenda neza, byibuze nawe ubu ngubu uzi ukuri, ubu ufite icyerekezo cy'ubuzima, uzi ukuntu ushobora kubaho noneho. Ako mari ikibazo mfite. Kimbwira biriya bintu byose by'ukuntu arwaye nahise numva nijenye ntabona ukuntu mbimubaza. Eba si mwaraganiye kuri papa wanjye wambyaye? Ntabwo nigeze mbimubaza, nta n'ubundi. Bumva na Fabiola arega kumumenya nuko yaje akanyibwira, akambwira ahantu yasize umwana, mpita mbona ko byanga bikunda ariwe, kandi urabibona ko muranasa, ntago umuntu yatinda kubibona. Rero se wa mugani ko atajya namuvugaho, ntajya muvugaho, ntiturumva na rimwe. Njye nari ko wenda abana kimara kumbwira ko ukuntu arwaye kanseri, arwaye sida ndetse n'umurizi ndabasi ubu nsanze umuntu papa wanjye yaramukomerekeje.
bakoshaka ubundi reka karuka umuntu muvuga ngo ubuse ndarya nzi musaza wanjye nimba yari nzi nimba humeka nzi ni byibuza yajya agacishamo akaza no kurya saa sita agasubira muri iyo myangaro yasigaye ahoramo ubusuherutse kumubona iminsi ngahe ntibayine Ndi kukubwira ngo wenda wabona ari kwitekerezaho. Ari kwitekereza hasi ari hararahe abahe aryiki. Ese ukaba utekereza ko Shani yaba ari he? Nyine nawe bitekereza umuntu mukuru uri kumva nyine ari. Nyine ni ikibazo byo ndabyumva n'ibyo guhangayikira pe. Ariko mu gihe arengeje imyaka 18 ndibaza wenda twamuha umwanya n'igihe cyo kugira ngo yitekerezeho. Ntabwo atari umwanya wo kugira ngo ikibazo nyine yitekereza hari nta muntu uzanari nta muntu uzukunda ameze. Ese ushatse kuvuga ko Shani yaba yarabuze? Nasara hari cyumwe ntabwo nimba kigiye gushuta tutazana umwana ari ubwo urumva Samueleza arayari na papa arabiza amazi misha ashakije yatanze n'amatangazo nawe ntago aramubona. Nongeye ngo uratetse ngo ngi mama wawe uzongere no guteka rwose ngenda nabikubwiye. Ako buriye ngiye abantu nigeze kuganira nabo bagize ibibazo byo gusiga abana nyine ba mama wabo ntibabarere akenshi baba barateye bikomeye na papa wabo akananirwa kubyakira. Sinzi rero na Fabiana nimba ariko bimeze kuryama nkabyo nyine nkumva hari ibintu byinshi nakombye ko ndi kumenya ako kwa kuntu yambwiye kuri nese numva hari ibintu ngize rutangira rwo kumubaza. None se reka nkubwire kubera ko buriya ubwo wamubabariye ukahita umwumva ukamwumva buriya bye byose yiteguye no kutubwiza ukuri kose. Ikindi kandi nawe yabitubwiye cya gihe aravuga ngo yiteguye ngo kutubwiza ukuri kose ko narumva nta kindi kintu ashaka kongera guhisha. Niba wabyumvishe neza siko yatubwiye rero ndumva twaza kumubaza. Kuza kumubaza nataha ameze neza ariko nagiye takana ntago nyine yishimye. Turaza kumubaza twumve wasanga nta n'ikibazo kirimo mu kutubwira yuko kutubwira wenda papa wawe wanyawe. Ariko akenshi muri byinshi tuzagenda tubimenya. Ngiye niko mbitekereza. Ikindi ibintu byose ngiye kuri nge mbihigiye. Byari byose uko wamaze kumenya ko ari mama wawe nawe ukaba wamwemereye ko umwemera nka mama we nka mama wawe ubu byanga gukunda wawe muryango we uzagenda umenya ibintu byinshi. Ko mu myaka 28 utabana n'umuntu byo byose aba harimo ibintu byinshi byaciye rero ntago wabimenyera umunsi umwe. Ako byo twaza kubimubaza wenda wasanga nta kibazo kirimo yamutubwira mu buryo bworoshye. Gusa natana tubuhukira ntubigire birebire. Sibyo? Byose ubihe igihe uzagenda umenya ukuri gake gake. Wongeye warwaye se ko numva apaga ko bakamfashe ngo bari mugora basizikira byabiteye. Pole sana kasi. Na amahoro se mukazi biragenda. Ntago ari amahoro. Amahoro abirimo. Amahoro abirimo kabisa. Birapfira yese. Iwawe birapfira iwawe. Ako kamubazi. Iwanjye gutetse Fabrice. Kuri umuntu w'umugabo urumva. Ariko ibintu by'iwanjye ko ndiba byagutwaye uruhu n'uruhande ibintu by'iwanjye urabishaka iki? None ndenjashwe. Je no gukabye ukuje ahangaha sinzi ibibazo mbaza sinzi ibintu nkurikiranaho warangiriye inama narazumvishije. Ibintu ushaka niki? Akora reka nkubwire sibyo. Ibaze ko ari ibintu wowe ubusa naho utazi kandi mbizi kubizi ukabimisha kuva namenyana nawe. Ntacyo nakuburanye nanjye ntacyo wamburanye. Ariko se nk'umugabo unabyara umwana numenye ngo umwana wari umubyaye ahumutaha. Abantu ubwira nabyaye ntazi nabaye. Nikita Shani turi kumwe. Abandi bantu ubwira nabaye. Ubu nta mwana wize ahingira amafaranga apfa nabi uri aho ngaho twirirwa mu nzoga
ugenda ngo ugiye kurya abana ngo wagize ufite n'abagore bangaye koko ariko ibyo bintu gutura ahangaha none se ari umwana wanjye mwawera kuganyira wote papa yaranyahikanye ndamuzi ngo iki umukobwa mukuru kwabwa mukuru none reka nakugira n'inama rero wowe sasa cyangwa ushaka kuzantwerera abana ntabyaye ubuze nabyara umwana ngiwe ko ntabyaye jewe hakuva buri none sinzi wakushaka kubona arwaye ahubwo reka nkwereke ushaka kuvuga uburwayi bwaramvuye bukakuzaho ubu ntago ndi muzima none se ubwo uri kubona ari ni gute umuntu umugabo nkagera jabo nshobora kubyara umwana hanze simbimenye cyangwa nanamubyara simwiteho nabuze iki se amabwa nabuze amafaranga yo kurera umwana wanjye genda hoshi ntugakabye nta soni ahubwo uzacunge neza na Shani atazarongora umwana wawe kandi bavukana ngo iki Shani arongora umwana wanjye we nta mwana wabyaye mu cyaro iyo ngiyo nta mugore wasizeyo wowe umugore mu cyaro we mugore se none se ushobora kumbwira ko uri umugabo umeze gute ku buryo ushobora kubyarana n'umuntu mukabyarana akaza agakora iwawe umwaka umwe ibiri utazi yuko ari umugore wawe mwabyaranye ari nawe rukundo rwa mbere mwakundanye uyucira mu maso uyukoropesha mu gitondo saa sita na nijoro uyujugunyira amasogisi ngo agufurire Chantal ni Fabio ruzi wowe wa kera wateye indura mwihakana umusigi mu cyaro raza ubuzima buraryoha umwana yarakuze umwana ntiwamwitayeho nta kintu uzi none ibyo byose ucunge sana umenye impamvu Fabio ari muri uru rugo narabikubwiye nta kintu uba ushaka kumva wowe warangiza ngo nkwinjira mu buzima ngo urugo rwawe ngo ndugendaho think about bro Chantal ariko wavuze Fabio akari Fabio noneho nta kintu uriya ni mabuja wanjye mfite kampani ziremereye zifite amafaranga yarabitaye arazaza mu rugo rwawe kuba umukozi wo mu rugo Chantal afite kampani kuba umukozi wo mu rugo kugira ngo akurigasure we ibyo wamukoreye nta nubwo akeneye amafaranga yawe akeneye kano gatwe kawe Fabri ibyo bintu ngira ni ukuri none se ibyo ntabyo uzi wowe ntabyo uzi wowe tekereza neza wibuke ninde mukobwa wa mbere wakunze na mbere wakunze wirirwa uragiye inka nta kazi ufite ukirangiza ishuri ninde mukobwa wa mbere na mbere wakunze ntago ari Fabio ntanda wamuteye se kayimusigana agakirana nabyo byose akarwana nabyo Fabri ngenda kumva Chantal uyu mukozi wacu ni Fabio igisubizo ni yego ahubwo reka nkugire inama ikomeye kandi iremereye wowe sinzi icyo ugiye gukora kuko niba hari urugamba uri kurwana abagore barakwica wowe ibintu byose uzi wakoze ingaruka zabyo ugiye guhura nazo ubu muri iki gihe mama Zuba araguhiga sinzi ngo watarutse amaji arimo uburozi ibyo ntubuzi ko mbizi wowe Serine we noneho cyo kora nabure nawe akugirira impuhwe kuko ababazwa n'umuntu washaka kukwica atari ukwiyiciye noneho Fabio rawe ashobora kukwica no yarangiza akanankurikizaho kubera aya magambo nkubwiye akanumbwiye ngo afite iki Fabiola ndabizi ko nari nararahiye ko ntazagaruka hano ariko this moment mfite impamvu nagomba kugaruka iwawe Fabiola reka mvuge wenda ko duhuje umugabo duhuriye ku mugabo mwarabyaranye ni papa w'umwana wawe reka ibyo tubyakire nta kibazo ariko Fabiola ndashaka kumenya icyo unshakira ku muryango ese hari icyo nagukoze ku buryo uwo wakagombye kuba uri venjinga hatari uri venjinga ukaza ku muryango wanjye ushatse kuvuga iki
Fabio, umwana wanjye ari umwana wanjye ko akundana n'umukobwa wawe kandi nkambizi ko umukobwa wawe kano kanya ari wowe umufite. Uwanjye ari hehe? Kuki uwanjye we ntamufite? kuva ryari se wabaye akazi k'indezo yo kugira ngo njye nkurerere urubyaro rwawe? Ntabwo ikibazo ari ukunderera Fabio. Nise urambaza iki umwana wawe nshinzwe kumurera? Umwana wanjye ahantu yaburiye niho umwana wawe ari. Kandi nzi neza ko umwana wawe ari mu maboko yawe. Fabiola wandekeye umuryango. Wampaye amahoro ko ntigeze nataka umuryango wawe, ko nakubonye nkakwishimira, tukumvikana tugafatana gahunda, nyuma ukantenguha ukayica. Ibyo simbyiteho, nkanabyihorera nkafata umwanzuro wo gufata gahunda zanjye. Umwana wanjye uramushakaho iki Fabio? Koko tuvugishije ukuri, umwana wanjye yagutwaye iki ko umwana wanjye ari umumarayika? Ahubwo uwuhe mwana? Umwana wanjye Shani, ko wigira nkaho utamuzi, ntabwo ubizi ko akundana n'umuhungu wawe n'umukobwa wawe? Ntabwo ubizi ko akundana n'umukobwa wawe? Hari ijambo ngiye kukubwira ariko mbabare si ukugusuzugura wa mugore we. Yego madame. Uraciriritse pe. Ndaciriritse. Vire. Uraciriritse 100%. Oh. Mbaye nduhemukira Shani, mba naramuhemukiye kera kuko ubuzima bwe nari mbufite gutya mu biganza. Ariko wari utaramubona gutya mu biganza. Ikindaje inshinga ni ukwitwa mama. Nari ikintu Shani mushakaho pe. Ahubwo ngo egera umugabo wawe umubaze no kuba wowe ubwawe uri umubyeyi wicara ukajya mu nzu ukaryama abana bawe babayeho kuriya. Ese ubu Nikita wagize ibyago agaterwa inda nabwo wabiryoza Fabiola? Ngemere koko ndi rwese amadongo wawe, ariko muri ababyeyi nyabaki. Ubu nicyo gihe cyo kumbaza ngo ndi umubyeyi nyabaki? Yes, kuko iyo aza kuba uri umubyeyi wa nyawo ntabwo wagakwiriye kuvuga ngo uraza kubaza ngewe umwana wawe. Deja wakabaye ufite amakuru ku yandi. Okay. Ni gute ufite umwana wawe ko nzi neza ko mu bintu byatumye Shana abura harimo umukobwa wawe kuba yari yaramubuze? Ni gute wambwira ngo umukobwa wawe uramufite ariko ntabwo uzi ahantu Shana ari? Icyumweru kirihiritse umwana wanjye ntaza ahari. Fabiola, ni gute umbwira ngo ntabwo, cyangwa utangiye ya mikino yawe wakinaga sinzi mahoro ntuza ahari kandi ari we wamukidnappinze? Niyo mikino utangiye? Fabiola, umwana wanjye nihagira ikimubaho uru Rwanda ruzakubana ruto. Ikindi nanone nguhaye gasopo ku muryango wanjye, umukobwa wanjye, umuhungu wanjye, yewe n'umugabo wanjye Rajab. I'm warning you Fabiola, stay away from my family. Stay away from my family. Ntabwo nzagaruka hano kukuwoninga. Umugabo? Yes, umugabo. Seri urinjiji? Ndinjije. Yewe n'ibitekereza ko wari ufite umugabo. N'uwanjye kuko n'uwisezerano ryanjye. Umugabo? Yes, umugabo. Urikarakashije uravuze? Yego. Ndakwihorera. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo untege amatwi wongere ubumve. Ndakumva neza cyane. Sindi umuyaya w'umuryango wawe, iriya ngirwa y'umugabo y'imbobo ya mayibobo. Ntuzatekereze ko ngewe nanamutekereza. Kandi ikindi, amagambo cunganwe n'amagambo vuga, kuko nge sindi Mukarajyabo ubyiniraho kushaka. Ntuzanantekereze n'umusino uyu warimo, kuko
Celine. Yes, Celine. That's my name. Nakwereka uwundi we. Really? Nonaha rimwe kabiri gatatu out. Out. Aha se ubundi nahakuraga iki? Yavuba se washege sohoka. Sohoka shit. Fabiola. Fabiola. Sohoka hejeri wawe. Ukwameza. Kevin, muri plani zacu rero n'umuntu ushaka kuyangiza nta mugore waragiye abo ngo ni Celine ashaka kunyengishiriza imipango noneho harimo aranshinga ngo umwana we wabigizemo uruhare kugira ngo abure ikindi cya kabiri natangaje nko kumbwira ngo umugabo we umve ku muryango we aranyihanangiriza arampa agasopo bisa naho ashobora kuzangiza imipango yanjye yo kwihorera ariko uko bizagenda uko ariko kose ngomba kwihorera kuri Rajab nta kizigira n'ikintu kimwe kimpagarika mu gutekereza rero cyane ikintu bishobora gukora mbere y'uko uriya mugore adutanga kurumva ko nawe ashobora kuba yaba imbogamizi kubera ko rwose umwanzuro Giriwe. Fabio. Fabio. Nta kintu nakoze n'ukuri. Nta kintu nakoze. Nta kintu nakoze mabuje. Nta kintu nakoze. Wanyumvishe se basi. Twubane boss. Fabio. Mabuje anyumva kabisa. Ese Nyumva pe. waretse ukumva ikitugenza kugira ngo dushoze intambara. Fabrice afite irekoze. Mva Rajab uretse gatoya ibi. Mvuga na mabuje. Mabuje. Mbabarira unyumve pe. Musabye imbabazi. Ndabizi ko nkoze ikosa rikomeye naremereye. Ariko unyumve. Nushaka ubunyumvishe bwa nyuma. Wanyirukana mu kazi kawe. Wamfata ukangenera ibinkwiye. Wankorera ikintu cyose wumva ushaka. Ariko umenye ko ibintu ndabirambiwe. Mabuja ndabirambiwe. Urabizi ko nakubashye kuva kera kugeza n'ubu nyikubaha. Usibye no kukubanda gukunda. Ndakekuye umuvandimwe abizi yakabaye yarakubwiye amakuru yose no mu kazi. Nagiye mpura na struggle ndende ziremereye mu kazi. Niswimbwa kubera wowe udahara utabizi. Rero reka mubwize ukuri. Rajab nta mahana azanye. Niyo mpamvu tuzanye hano. Nta mutima mubi tugenze. Umbabarire wicarane na Rajab muganire ku kibazo gihari. Kubera yuko umuntu ntago ari isazi bakandagira. Umuntu ntago ari urushishi bakandagira ngo rupfe birangire. Mabuja ibi bintu utekereza mu mutima wawe. Ni ibintu byagukoraho, ni ibintu byakugiraho ingaruka, ni ibintu bizaza no ku ngaruka z'umuryango ari uwawe, ari uwa Rajab kuko n'ubundi mwembi muri umuryango. Ni ibintu bizakururukana n'ubuvivure bwanyu bugahura n'ibyo bibazo. Mbabarira unyumve ngusabye imbabazi. Ndakwinginze unyumve nushaka unyirukane mu kazi kawe. Nzagenda nshakisha kandi nintakabona sava ninkabona nabwo nzashima Imana. Ariko ndakwinginze uri intangarugero mu bakozi bose baragushima ibintu byose ni sawa. Ariko ufite umugambi utari mwiza ndagusabye mbabarira nanjye unyumve inshuro ya nyuma basi. Ndi muto kuri wowe mu bintu byose mu bushobozi bwose urandusha nta kintu utankorera wabishatse. Ariko ndakwinginze nyumva basi. Ndavuze ngo musohokere
rimwe mu isoko none se Fabio uyoborwe n'Imana. Fabio ntabwo ari cyo gisubizo ntabwo ari cyo gisubizo bajya sohokera Kevin tuza Fabio ntabwo